subscribe, please subscribe on YouTube channel Strong Star channel. Subscribe, please. gaherereye mu marembo y'u Rwanda winjiriye ku mupaka wa Rusumo, akaba ari nako gasozi uhagararaho ukabona hirya no hino mu karere ka Kirehe no mu bice binyuranye bya Tanzania n'u Burundi. Gaherereye mu kagari ka Nyankurazo mu murenge wa Kigarama mu karere ka Kirehe. None se aka gasozi gashinze busumari ko kitirira ibere ry'inkumi byavuye he? Ngeze mu mizi y'ako gasozi mbere y'uko ngaterera mpasanga abaturage nsembura ikiganiro. Ni ku ibere ry'inkumi. Urabona kano gasozi gakoze nk'ikirunga, ni karekare cyane kuri gatoya. None kubera ko uriya abana b'abakobwa bagira amabere ahagaze, nako nkubona nk'ugeze hano ukareba hariya hejuru no kwitiranya nk'uko wavuga ngo runaka karasa na naka, ariko nuko ariko twakisirere ry'inkumi kuko gahagaze ubese kameze nk'imoko y'ibere ry'inkumi. Umusaza w'imyaka 74 Ntirumenyerwa François na Nshimiyimana mu kiganiro kigufi twagiranye bavuga ku nkomoko y'iri yitirira bakarisanisha n'ibyo wumvise. Ibere ry'inkumi ryaturutse ku mukobwa wari uhatuye hano hejuru. Aravuga ati aho kugira ngo ibere ryanjye rizagwe nzaguma hano ku ibere ry'inkumi. Hitwa ko ibere ry'inkumi gutyo rero. Ese yarihanitse hejuru ko rero hahanamye nko mu gicu. Yishyira baraturaga babonye bashaka. Uko no babivuga mbese mu kugira ngo ahite ibere ry'inkumi kubwe nuko yahabonaga nyine ukuntu hahagaze n'ukuntu agasozi kameze. Ariko ubundi nanone akaba afite amazina abiri ahangaha ubu. Iri ni Nishungereze. Nishungereze aho byaturutse naho hepfo ahangaha hari ahantu hitwa mu Kanyogo. Ahantu habaga imbogo, haba inyamaswa nyinshi cyane. Noneho abantu bari batuye ahangaha bahagarara kuri agasozi bazishungira bari kuzireba. Bahita Nshungereze gutyo rero. Ese washungereza inyamaswa aho wazibonye? Ariko urumva ko kuzishungera byari ngombwa bitewe nuko bazibonaga ziri hepfo hasi no guhunga bagomba kuzihungiramo bitewe nuko hari agasozi karekare. Ugira imbogo ntiyagusangiza. Urumva ko ari nacyo igitekerezo bari bafite. Kano gasozi batubwiye yuko mbere na mbere kitwaga Nshungereza kubera yuko bajyaga gushungera inyamaswa zabaga mu gifunzo bareba ubwiza bwazo. Haza gutura ngo urugo habonekamo umukobwa avuga yuko ibere ryo kugira rizagwe rizamera nk'aka gasozi. Uyu mukobwa uvugwa ufite ibere ryasanishijwe n'aka gasozi naje kumenya nyuma ko ari bwiza bw'amashira budashirira n'irongorwa. Umukozi w'akarere ka Kirehe ufite mu nshingano guteza imbere ubukerarugendo Nsabimana Ruregeya Desire arabigarukaho. Hariya ni ku ibere ry'inkumi rya bwiza bw'amashira budashirira n'irongora. Ntabwo ari wari uhatuye ariko kubera ubwiza bwa kariya gasozi karamwitiriwe kuko ubwiza bw'amashira buriya ni intwari afite byinshi yakoze mu mateka y'u Rwanda. Ibyo bikorwa by'ubutwari rero n'uburanga bwe nuko yari ateye nicyo cyatumye kariya gasozi kitirirwa agasozi k'ibere ry'inkumi rya bwiza bw'amashira. Nsabimana aragaragaza gahunda ihari yo gutunganya aka gasozi ngo gahora n'ubwiza nyaburanga. Ibere ry'inkumi rero ni kamwe mu dusozi nyaburanga tugize ubwiza bw'akarere ka Kirehe. Ni hamwe mu hantu duteganya ko hagomba gukorerwa ibikorwa by'ubukerarugendo cyane cyane kuko ni ahantu hatereye kandi h'agasozi gafite ishusho y'ibere nk'uko mwakabonye. Hari ibikorwa rero by'ubukerarugendo bishobora kuhakorerwa, byaba ari ukubaka ibiraro bishobora guhuza agasozi n'akandi no kukazamuka byonyine birashimishije. N'umuyaga waho wonyine nawo ubwawo urashimishije kuko hari ufashe ikirere rwose wumva gitandukanye n'icyo hasi. Hari gahunda yo kugarura ibiti gakondo byahozeho kera byagiye bicika, ariko hariya ni hamwe hazashyirwa ibyo biti kandi ibyo biti nabyo ni kimwe mu bikorwa bishobora gukurura abakerarugendo kuko nabyo biba bifite ubudasa byarushijeho kuhagira heza. Abaturage ariko nabo batangiye kuhatera ibiti gakondo bakaba bateganya no kuhakorera ubuvumvu. Kahoze gafite ibiti byako bya gakondo, nyuma abaturage baza kubitashya bishiraho. Ubu tumaze kukazenguruka ibiti bya gakondo n'ubundi byo bita imisebeya, imisave n'ibyo bita imihumuro. Harimo amoko tumaze gutera arenga 26. Dufite n'igice kimwe dushaka kororeramo inzuki. Harimo tuzakuramo akayira keza akazigizaje ku buryo umuntu azazamuka bitamugora cyane. Hejuru hariya dushyiraho inzu zo bisaba kwakiramo nk'abashyitsi. Kuri iri bere ry'inkumi barateganya kuhaca inzira ivunaguye cyane ko irombereje yakumira abanyantege nke mu kuhazamuka cyangwa kuhamanuka.
John Bishompaka, Radio Rwanda, kwibere ry'inkumi mu karere ka Kirehe.